tugiye gufatanya ijambo ry'Imana rero uyu mugoroba. Ijambo nahaye umutwe uvuga ko uvuga ngo ibintu biranga umukristo ufite intego mu gakiza ke. Haleluya. Ijambo tugiye kuganira cyangwa se amagambo y'Imana turi buganire yose afite umutwe uvuga ngo ibintu biranga umukristo ufite intego mu gakiza ke. Amen. Hari ibintu biranga umukristo ufite intego mu gakiza ke. Imana ishimwe cyane. Benshi hano twarakijijwe, siko biri? Siko bimeze? Twarakijijwe. Ariko uyu mugoroba ndagira ngo tuganire ku bintu biranga umukristo ufite intego mu gakiza ke. Amen. Tumaze iminsi twiga inyigisho z'ububyutse. Ntekereza ko hari icyo zasize muri twe, kandi ntizigomba guhagararira muri kiriya cyumweru gusa. Tugomba gukomeza tugahora turi abakristo bari maso, abakristo biteguye. Imana ishimwe cyane. Tukava mu bitotsi uko uryamye burya arasinzira, tukaba maso, tukagenda uko umwami ashaka, tugategereza umukiza uzaza mu gihe tutazi. Yesu nashimwe. Tukaba maso, tugategereza umwami Yesu uzaza mu gihe ntazi, nawe mu gihe utazi. Kandi niyo yatinda n'urupfu narwo ruraza. Byose tujye tubitekereza, urupfu narwo rurahari. Ejo nanone twize amagambo meza nayo avuga ngo ni gute twabasha kugumana ububyutse. Nanjye sinjya kure yaho ngaho, turavuga ku biranga umukristo ufite intego mu gakiza ke. Imana ishimwe. Nasomye ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 10:9, harambwira ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizeza umutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Haleluya. Niwatuza akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami, hanyuma ukizeza umutima wawe ko Imana yamuzuye, uzakizwa. Amen. Ntekereza ko ayo magambo tuyazi cyane, kuko benshi ahangaha twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko nagezaho nibaza, ese ubundi agakiza ni iki? Agakiza, iyo tuvuga ngo ibintu biranga umukristo ufite intego y'agakiza ke, agakiza ni iki? Rimwe na rimwe hari igihe uhaba warakijijwe ariko mu by'ukuri n'agakiza utumva icyo bisobanura. Wenda nibi tugiye kuvuga biranga umuntu ufite intego mu gakiza bikagucanga, ariko wenda namwe mwanyunganira. Nagerageje gushaka igisobanuro cy'agakiza, sanga agakiza ni urugendo umugenzi atangira ku giti cye nta gahato, agamije kuzabana n'Imana. Nibyo? Murumva byumvikana? Agakiza, uburyo nagahaye igisobanuro, ni urugendo. Agakiza ni urugendo umugenzi atangira ku giti cye nta gahato, ariko agamije kuzabana n'Imana iteka ryose. Amen. Ako niko numva ari agakiza. Haleluya. Atangira ku giti cye akazanarurangiza ku giti cye. Ku giti cye nta gahato. Haleluya. Ni urugendo rwawe ku giti cyawe, nta gahato karimo. Haleluya. Ariko ufite intego yo kuzabana n'Imana iteka n'iteka. Njye ntekereza ko nyuma y'aho ngaho ntago ari agakiza. Ibitari ibyo ngibyo sinzi ukundi wabyita, ariko njyewe mu gihe maze mu gakiza
kitari kinini cyane. Igisobanuro cy'agakiza numva naha agakiza ni iki ngiki. Imana ishimwe. Benshi twarakijijwe rero, benshi dusengera mu macaca atandukanye. Yewe muri iyi minsi kugira cace gukizwa ni ibintu byabaye modeli nziza. Ahubwo kuba udakijijwe, kuba ngo utagira caca usengeramo, niho uba ufite ikibazo. Amen. Ariko nkomeje kwibaza cyane, niba koko abakijijwe twese dufite intego y'agakiza kacu. Yesu nashimwe. Nkunda guhora nibaza icyo kibazo, niba abakijijwe twese dufite intego y'agakiza kacu. Kuko ari ikijya kintera kwibaza icyo kibazo, nuko mbona abantu bose basenga, nuko mbona abantu bose bafite insengero babarizwamo, nuko mbona abantu benshi barabatijwe mu mazi menshi, nuko mbona abantu benshi bari no mu mirimo y'itorero itandukanye, ariko ukabona hakaba n'igihe ubona ikinyuranyo cy'intego y'agakiza muri abo ngabo. Haleluya. Ikibabaje muri iyi minsi ntabwo ari ukwakira agakiza, ahubwo ikibabaje abantu benshi bambaye umwambaro w'agakiza ariko nta ntego y'agakiza bafite. Benshi barakijijwe, benshi bitwa abarokore, benshi basengera mu macaci, benshi barakubwira ngo pastor wanjye ni kanaka, pastor wanjye ni kanaka. Abandi bakakubwira ngo ngewe ndirimba ari muri korali niyi, abandi bakakubwira ngo ngewe nkora umurimo w'Imana hanaha. Bisobanura ko mu by'ukuri baba bafite agakiza, ariko iyo witegereje bambaye umwambaro w'agakiza ariko bataye intego y'agakiza. Imana ishimwe cyane. Nababwiye ko tugiye kuganira ku bintu biranga umukristo ufite intego y'agakiza ke. Ko agakiza nako umuntu ku giti cye, ntabwo agakiza arakurufatanye, ntabwo ari aka rusange, ni intego y'agakiza kanjye, intego y'agakiza kawe. Hari ibintu rero Bibiliya ivuga biranga umukristo mu by'ukuri ufite intego y'agakiza ke. Imana ishimwe. Ntago ndi butinde muri byinshi, ndagenda mbivugaho gakeya, ariko uko tugenda tubivuga uze kureba niba koko nawe ibyo bintu twavuze ari ibintu biranga agakiza kawe koko. Imana ishimwe. Ikintu cya mbere nabonye, nawe ushobora kubona ibindi, kuko Bibiliya ivuga byinshi ku biranga agakiza nyakuri k'umuntu. Ushobora gusoma Bibiliya nawe ikakubwira ibindi bitandukanye, wenda nibyo ndi bukubwira uyu mugoroba. Bibiliya ni ngari, Bibiliya irimo amagambo menshi, ariko muri ayo menshi hari ayo ndi bwifashisha uyu mugoroba mbabwira ibintu biranga umukristo ufite intego y'agakiza ke. Icya mbere, uyu muntu ufite intego y'agakiza ke, uyu mukristo ufite intego y'agakiza ke, rimwe na rimwe ajya afunga amatwi y'umubiri agafungura y'umwuka. Amen. Rimwe na rimwe umukristo ufite intego y'agakiza ke afunga aya matwi, aya ngaya y'umubiri, agafungura amatwi y'umwuka. Tushatse kuvuga iki? Iyi si n'abantu bifite amajwi menshi bitwongorera. Haleluya. Hari urusaku rw'isi
rwinjira mu matwi yacu, hari urusaku rw'abantu rwinjira mu matwi yacu, rimwe na rimwe rushobora kudutesha intego y'agakiza kacu. Ariko umuntu ufite intego y'agakiza ke arangwa no kwica ayo matwi, yumva urwo rusaku rw'isi, yumva urwo rusaku rw'abantu, agakunda gufungura amatwi yumva iby'umwuka. Niho avana imbaraga zo kunesha. Haleluya. Mwakwemera se ko isi igira urusaku? Muremera ko isi igira urusaku? Hari uw'isi irongorera ngo yumve urusaku rwayo? Haleluya. Reka nze mbabwire, uzi ko utangira akazi utaramarana probation period, cyagiye kigerageza cy'umukozi, ugatangira gupanga uburyo uzagura imodoka, ugatangira gupanga uburyo uzagura inzu, ugatangira gupanga imishinga kenshi irenze n'ubushobozi bwawe. Urwo ni urusaku rw'isi, bikajya bikuraza udasinziriye, ukajya ureba umuntu umaze imyaka 20 urwego agezeho, ukumva urashaka kumwipimaho, we nturarangiza probation period yawe. Urwo ni urusaku rw'isi. Isi ikakubuza amahoro, ikagutesha kwihangana, ikakumvisha ukuntu wari wowe wasigaye inyuma, abandi bafite aho bageze. Urwo ni urusaku rw'isi. Isi igira urusaku. Ariko umuntu ushaka gukomeza intego y'agakiza ke, ayo matwi, mbega urwo rusaku rwinjira mu matwi, agerageza kuyafunga. Kuko ukomeje gutega amatwi y'urwo rusaku rw'isi, wakwisanga wakoze ibitangaza, ibidakorwa, ibyangwa n'amaso y'abantu ndetse n'amaso y'Imana, kugira ngo unezeze iby'isi irimo kukubwira. Imana ishimwe cyane. N'abantu burya nabo bagira urusaku. Burya iyo umaze gukizwa utangira kumva amajwi menshi. Ninjye byabayeho ngiye nyine se, amajwi menshi akubwira ko utazabishobora, amajwi menshi akubwira ko nawe usaze nk'abandi bose, amajwi menshi akongorera akakubwira ati ariko nkawe biriya bintu by'abasazi ubishakamo iki, wabuze iki? Ayo ni amajwi, rwo ni urusaku rw'abantu. Haleluya. Ariko kugira ngo ubashe kugera ku ntego y'agakiza kawe, usingire agakiza kawe ugakomeze, biragusaba gufunga ayo matwi y'umubiri yumva iby'isi yongorera, biragusaba gufunga ayo matwi y'umubiri wumva ibyo abantu bakubwira rimwe na rimwe bidafite agaciro ku buzima bwawe, noneho ugafungura amatwi yumva iby'umwuka, ukajya ufungura amajwi yumva iby'Imana ishaka, ukajya ufungura amajwi yumva ubushake bw'Imana, ukareka ubushake bw'abantu n'ubushake bw'isi. Imana itugire neza. Umuntu rero ufite intego, cyangwa se ibimwe mu biranga umukristo ufite intego y'agakiza ke, icya mbere ni ugufunga ayo matwi y'umubiri. Rimwe na rimwe ashobora kumva ibintu bikakuyobya, warangiza ugafungura amatwi y'umwuka. Reka mbaho urugero Bibiliya itanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 20 muhereye kuri 7 kugeza kuri 12. Mujye mu projecta kuri tekinike aho ngaho, sindi busome cyane kuko abantu baragenda babibona, kandi namwe mu byandike. Aho ngaho mu Byakozwe n'Intumwa ibice 20 uhereye ku murongo wa 7 kugeza kuri 12, tuhabona inkuru z'umusore witwa Utuko. Amena. Uyu musore witwa Utuko, ngo igihe kimwe Pawulo yarimo yigisha mu iteraniro, ariko umusore we ahitamo ngo kwicara mu idirishya nka hariya kugira ngo ajye abasha kumva ibyo mu isi kandi akunze n'ibyo mu nzu y'Imana.
Haleluya. Yumvaga afite hari amajwi y'isi yamukururaga, ariko nanone akunze no kuba mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none dufite bawutuku benshi mu nsengero. Kabona umuntu yicaye mu rusengero, ijambo ririmo cyangwa se nakora ririmo iraririmba, kuko byose hose tuhumvira ubutumwa. Akajya muri chat cyangwa se abantu ukabona baraganira ibiganiro birebire, niba baba barabuze aho babiganira simbizi, abo nabo ni bawutuku. Mu by'ukuri abo bantu baba bakunze kumva ibyo mu rusengero, ariko n'izindi nkuru zo hanze, n'izindi nkuru zo mu isi, n'ibyo by'ikoranabuhanga icy'isi irimo kubongorera cyose nacyo bashaka kukigundira. Ukuboko kumwe arashaka gufata iby'Imana, ukundi kuboko akomeze n'isi. Hari igihe rero uwo muntu isi n'ibindi agundiriye byose bishobora kumurusha imbaraga, rwa ruhande rugahengamira mu isi. Ubwo urabyumva nawe, niba yahengamiye mu isi, ibyo mu nzu y'Imana bizagorana kubyumva. Haleluya. Azatakaza intego kubera ko isi n'ibyo arimo kumva byose byamurushije imbaraga, byamutwaye, byamukuye mu ntego y'agakiza ke. Imana ishimwe cyane. Nababwiye ngo niba ushaka cyangwa se kugira ngo ugire intego y'agakiza kawe, ikikuranga cya mbere ni ukwica amatwi y'umubiri asanzwe, ugafungura amatwi y'umwuka. Utuku ngo byaje kugenda gute rero? Kubera gukurikira ibyo hanze cyane, yaje guhirima hanze nyine y'urusengero. Nkuko yahirima hariya hasi, abantu bagira ngo aranapfuye, ariko Pawulo mu mbaraga yari arimo no mu butware yari arimo aramuzura, utuka agaruka mu nzu y'Imana. Nshuti y'umusaraba, nkwinginge cyane muri iyi minsi igoye umugenzi, ugomba kugira ibintu biranga agakiza kawe, ari byo cya mbere guharanira kwima amatwi isi, kwima amatwi urusaku rw'abantu rimwe na rumwe rukuvana mu ntego, ugafungurira umwuka amatwi, ukajya wumva ijwi ry'Imana gusa ryonyine. Aho niho uzakomera, aho niho uzagira imbaraga, aho niho uzagira intego y'agakiza kawe. Icya kabiri, umuntu ufite intego y'agakiza ke aharanira kuzagira iherezo ryiza. Amena. Si cyo kibicaje aha ngaha se buriya? Hari udaharanira kuzagira iherezo ryiza? Ariko si ubwo waba uharanira iki kindi? Guterana ku wa mbere, ugaterana ku wa kabiri, ugaterana ku wa kane, ugaterana ku cyumweru, ugasenga amasengesho yo mu butayu, ugasenga yo kwiyiriza, ugasenga ay'iminsi 40, ugasenga udaharanira iherezo ryiza, waba uharanira iki buriya? Haleluya. Ko n'abadasenga se, niba ari ibintu ushaka cyangwa se ubutunzi ushaka, ko ahubwo batunze kuturusha, uwo uraharanira iki? Byibuze haranira iherezo ryiza. Nibwira ko rero twese intego yacu ari uguharanira iherezo ryiza. Intego y'agakiza kacu ni uguharanira iherezo ryiza. Ariko iherezo ryiza naryo ndarivugaho ibintu nka bibiri. Amena. Kuko nta muntu utifuza kugira iherezo ryiza, ariko kugira iherezo ryiza bifite icyo bisaba. Ntabwo iherezo ryiza ari impano umuntu azakuzanira kubwira ngo akira ngo uhaye iherezo ryiza. Bifite icyo bisaba. Hari n'icyo ugomba kwigomwa, hari n'ikiguzi bigusaba kindi. Pawulo yabivuze neza mu rwandiko yandikiye, urwandiko rwa mbere yandikiye Abikorino ibice 9 ku murongo wa 26. Yaravuze ngo nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazi aho njya, nkubitana ibipfunsi ariko simpusha. Haleluya. Kugira ngo uzagire iherezo ryiza, nshuti y'umusaraba, hari icyo bigusaba. Uyu Pawulo abibwira itorero ry'i Korinto, yari yaritegereje
ukuntu abantu barushanwa muri aka gakiza, muri uru rugendo dufite. Ninshaka nkubwire ko harimo n'irushanwa. Noneho waravuga ati icyo nabonye cyo nuko mu irushanwa ugororerwa ari uwageze ku ntego, ari uwageze hahandi mwita ngo ni kuri finishing line, hahandi ku murongo wa nyuma nyine uhatanze abandi ni ubutsinzi. Ariko no mu gakiza be burya naho natwe dufite aho tugomba kugera. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo tubone ingororano, kugira ngo tubone iherezo ryiza turimo kuvuga, ariyo ntego y'agakiza kacu, biradusaba kugera ahanyuma hashoboka, aho watsinze agomba kuba ari. Noneho hano hasi mu magambo dusomye aravuga ngo yavuze amagambo meza, aravuga ngo nuko nanjye ndiruka ariko si nk'utazi aho njya. Yashaka kuvuga yuko mu by'ukuri afite intego, afite icyo ashaka kugeraho, afite icyo aharanira. Uko biri kose ntago ngomba kugera ku ntego yanjye nicaye hamwe, hari icyo ngomba gukora. Ndiruka, ndamaranira, ndarwana kandi simpushe. Twajyaga duterana twuzuye ahangaha, ariko ku mpamvu zo mu isi nyine n'izindi zitandukanye utamenya, ubona hari ukuntu abantu speed cyangwa se kwiruka mu ntego y'agakiza bigabanuka. Ariko Pawulo yakoresheje amagambo ngo ndiruka, ni ukuvuga ngo ntabwo kugira ku ntego bye byagomba kumusaba imbaraga nyinshi, byagomba kumusaba kwihuta, byagomba kumusaba gushyiramo imbaraga akiruka. Imana ishimwe cyane. Yongeraho ijambo rivuga ngo ariko si nk'utazi aho njya. Nshuti y'umusaraba, jya uterana ku wa mbere ufite impamvu waje guterana, uterane ku wa kabiri ufite impamvu yakuzanye guterana. Tujye tugira intego y'iki twicaje mu nzu y'Imana. Haleluya. Tujye tugira intego y'icyo dushaka mu nzu y'Imana. Pawulo yaravuze ati nubwo niruka si nk'utazi aho njya ndahazi. Hari abantu ubona bakunze guterana rimwe na rimwe bashaka gushimisha abashumba, ngo atazamara ntazasiba kangahe akazambaza ngo wagiye hehe, akaba ariyo ntego ye. Mu by'ukuri hari n'abandi baza guterana kubera ko hari mugenzi we waje guterana, nanjye turajyanye. Ariko ukwiye kugira intego yawe. Pawulo nubwo yavuze ati ndiruka ariko si nk'utazi yonge. Aka gakiza ni ak'umuntu ku giti cye. Uburyo ugatwara n'intego ufite yako ugomba kuba ari intego yawe ku giti cyawe. Ibyo nababwiraga ko ni urugendo rw'umuntu ku giti cye nta gahato, ariko afite intego yo kuzabana n'Imana. Ni ukuvuga ngo ni intego y'umuntu ku giti cye. Arongera aravuga ati ndarwana ariko simpushe. Impamvu yavuga ngo ndarwana ni uko muri uru rugendo rw'agakiza hari ibiturwanya byinshi, hari ibyo duhura nabyo bigashaka kuducogoza. Ariko muri ibyo duhura nabyo bigashaka kuducogoza nibyo tugomba guhora turwana nabyo kugira ngo nawe uneshe. Amena. Tugomba guhora. Umukristo utari mu ntambara ubwo se yaba yarageze muri paradizo? Sinzi ukuntu byaba bimeze. Niba wumva ntabyo urwana nabyo, wisuzume neza niba ukiri mu ntego y'agakiza. Ariko icyo nzi cyo kandi namaze kwitegereza, umukristo uri mu rugendo cyangwa ufite intego y'agakiza, ibimurwanya ahura nabyo. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ati ndarwana, ndaterana ibipfunsi ariko simpushe. Imana ishimwe cyane. Dukwiye kurwana n'ibiturwanya, dukwiye kurwana n'ibitushaka kuduca intege bikatuvana mu ntego y'urugendo kugeza igihe tuzaba abaneshi. Akandi kantu ka kabiri navuga kugira ngo tuzagire iherezo ryiza,
nuko ugomba kuba umwigishwa nyakuri wa Yesu kugira ngo uzagire iherezo ryiza. Haleluya. Nuko ugomba kuba umwigishwa nyakuri wa Yesu. Luka yarabyanditse mu bice 14 murongo 25 kugera 27, aravuga ngo abantu benshi bajyanaga nawe, arahindukira arababwira ati, umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se n'abashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Utikorera umusaraba we ngo ankurikire ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ayo ni amagambo Yesu yabwiraga abari bamukurikiye. Amen. Kugira ngo uzabone iherezo ryiza, mu rwego rwo guharanira kugira iherezo ryiza, biradusaba kuba abigishwa nyakuri ba Yesu. Mwumvisha amagambo Yesu yakoresheje abwira abantu bari bamukurikiye. Kuko gukurikira Yesu ntabwo ari ukugenda mu kigare gusa. Hari kwiyemeza, hari ukumaramaza. Nawe wumva umuntu ukubwira ati, umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina, ushobora kumva aya magambo ukavuga ngo Yesu nta rukundo yagiraga. Ariko Yesu urukundo yararufite, ahubwo icyo yashaka kubwira abantu nuko yavugaga yuko kumukurikira bituma hari abo mwagendanaga, kabone nubwo ari ab'agaciro ku buzima bwawe, ukwiye gusiga inyuma bitewe nuko batagushoboza kugera ku musaraba. Amen. Icyo Yesu yashaka kuvuga ahangaha ni iki? Yashaka kubwira abantu bamukurikira bose ko kumukurikira bisaba gusiga za nshuti zacu, gusiga b'abavandimwe bacu tutari mu cyerekezo kimwe, kandi ukemera ukagenda. Haleluya. Tutabanze, nta rwango tubafitiye, ariko kubera ko gukurikira Yesu bisaba kumaramaza, rero ukigendanye n'abo ngabo byatuma udakomeza intego y'urugendo. Haleluya. Haleluya. Arongera arababwira ati, umuntu utazikorera umusaraba we ngo ankurikire, uwo ntabwo ari umwigishwa wanjye nyakuri. Amen. Umusaraba wanjye ni uwanjye, ngomba kuwikorera nkakurikira Yesu. Nawe umusaraba wawe ni uwawe, ugomba kuwikorera ugakurikira Yesu kugira ngo ube umwigishwa nyakuri wa Yesu. Imana ishimwe cyane. Nutikorera umusaraba wawe, bya bindi ubona bikugoye byose, bya bindi ubona rimwe na rimwe udafite igisubizo, bya bindi ubona biruhije umutima wawe, uwo ni umusaraba wawe. Nutabyikorera ngo ukurikire Yesu, ntabwo uzaba umwigishwa nyakuri wa Yesu. Imana ishimwe cyane. Rero kugira ngo ugire iherezo ryiza, kugira ngo uzagire iherezo ryiza, nanjye nzagira iherezo ryiza, biradusaba icya mbere cyo kwikorera imisaraba yacu tugakurikira umwami. Biradusaba kureka bamwe rimwe na rimwe b'ingirakamaro mu buzima bwacu, ariko tutabasha kugerana ku musaraba, abo tukabasiga nyine tugakurikira Yesu. Imana ishimwe cyane. Aho ngaho niho uzabasha, kandi biragusaba no kurwana n'ibikurwanya byashaka kuguca intege byose. Imana ishimwe cyane. Icya gatatu, ndagira ngo bivuge twihuse, ko biri kose ni amagambo dutuye twumva, ariko kandi ni amagambo afite icyo atumariye muri ibi bihe byo kuhembuka, muri ibi bihe by'ububyutse turimo. Umuntu ufite intego y'agakiza ke, cyangwa se umukristo ufite intego y'agakiza ke,
yemera kugira ibyo ahomba kubwo gutunga Kristo. Haleluya. Yemera kugira ibyo ahomba. Buriya gukurikira Yesu biragusaba guhomba. Kugira Yesu mu buzima bwawe uko biri kose hari ibyo ugomba kuzahomba. Imana ishimwe. Kuko hari ibyo warutuwe ufite ariko Yesu ataturana nabyo mu mutima wawe. Hari imico yakurangaga ariko Yesu atemera. Ngo aho kamere iri umwuka aragenda, kandi umwuka ntaturana na kamere. Haleluya. Hari ibyaha wabagamo bitakwemerera gukomezanya nabyo kugira ngo utunge Yesu. Hari ibyo ugomba kurekura. Haleluya. Hari ibyo ugomba kurekura, hari inshuti ugomba kureka, hari ibintu ugomba kureka, hari imico ugomba kureka, kandi rimwe na rimwe byari inyungu kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Paulo nanone yandikiye Abafilipi bice 3:7 kugeza ku 8, arababwira ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Mukomeze musome no hasi. Ni amagambo Paulo yavuze abwira itorero ry'Abafilipi. Muri iyi minsi ya none rero, impamvu ubona abantu kumaramaza byananiranye, muri iyi minsi ya none impamvu ubona abantu bagwagwana, muri iyi minsi impamvu ubona abantu baba mu macace, ubona abantu bitwa abakijijwe ariko ukabona mu by'ukuri ni umwambaro gusa w'agakiza bambaye, ariko intego y'agakiza ntayo bafite. Nuko hari ibyo banze kurekura. Hari abantu banze kurekura imico yabo, hari abantu banze kurekura inshuti zabo, hari abantu banze kurekura imyifatire yabo. Ariko nyamara Paulo yabivuze neza ati ibyari indamu yanjye. Utekereze nawe ko ugomba kugira ibyo uhomba. Niba mu by'ukuri ushaka gutunga Kristo mu buzima bwawe, niba mu by'ukuri ushaka kugendana na Yesu umunsi ku munsi, byanze bikunze hari igihombo ukwiye kugira. Ubaye udafite igihombo rero, ukiri uko wari ukinjira mu gakiza, za nshuti zawe zidakijijwe mukaba mugicuditse cyane, muri korekore, udashobora kurara mutaganiriye na wa wundi mwavugaga bya bindi, ucyumva kwivugira icyo wishakiye no kwitwara uko wishakiye ntacyo bitwaye, ntago urakizwa. Wambaye umwambaro w'agakiza ariko intego y'agakiza ntayo ifite. Kugira ngo ugire intego y'agakiza rero, nuko ugira ibyo uhomba kubwo gutunga Kristo. Imana ishimwe cyane. Niba utaragira ibyo uhomba kubwo gutunga Kristo, wambaye umwambaro w'agakiza ariko intego y'agakiza yo ntayo ifite. Imana itugire neza. Akanyuma kugira ngo n'izindi gahunda zikomeze neza, umuntu ufite intego y'agakiza ni umuntu uhora yambaye intwaro zose z'Imana. Umuntu ufite intego y'agakiza ahora yigenzura, akireba niba koko yikwije. Impamvu agomba gutwara intwaro zose z'Imana, ntago turageraho umwanzi atarasa, ntituragera ahantu umwanzi ataduhiga uwo uri we wese. Turacyari mu ntambara, turacyambaye umwambaro w'urugamba.
Haleluya. Turacyambaye umwambaro w'urugamba, ntago turavanamo umwambaro w'urugamba ngo twirate insinzi. Mu yandi magambo hari ibyo tukirwana nabyo, mu yandi magambo hari intambara tukirwana nazo. Umukristo ufite intego y'agakiza ke nta ntwaro n'imwe mu ntwaro Imana yavuze mu Befeso 6 murongo wa 10 kugera kwa 18 agomba gusiga hasi. Umukristo ufite intego y'agakiza ke, izi ntwaro Paulo yandikiye Abefeso mu bice 6 murongo wa 10 uhereye ku murongo wa 10 aho ngaho kugeza 18 ntabwo agomba gusiga n'imwe. Uwo mukristo kubera ko azi neza ko umwanzi Satani adatuje, niba wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ukatera Satani umugongo n'isi umugongo, ni ukuvuga ngo usigaranye abo banzi bakugendaho, isi kugendaho, Satani akugendaho, yewe hari n'abakoresha abantu bakakugendaho. Niyo mpamvu rero nk'abakristo tutagomba gufasha hasi intwaro n'imwe y'Imana kugira ngo tuzabashe gutsinda intambara zose tubamo. Paulo yabwiye Abefeso ati mujye mukenyera ukuri. Iyo ni intwaro ya mbere umukristo akwiye kurwanisha. Abakristo b'iki gihe cyangwa se abantu b'iki gihe basenga, sinzi impamvu badakunda ukuri, ariko ukuri mu byo uvuga, ukuri mu byo ukora, ukuri muri gahunda zawe zose kwakubera intwaro rimwe na rimwe igufasha kunesha umubi Satani. Uti mwambare umukandara, mukenyere ukuri. Akamaro k'umukandara ni ugukomeza umwenda wawe wambaye kugira ngo ukomere nyine, uhagarare ushikame. Gushikama mu kuri rero bizakomeza umugenzi ujya mu ijuru. Umugenzi ujya mu ijuru agomba gukenyera ukuri akumva akomeye. Arongera arababwira ngo mu gituza, kubera ko mu gituza ntiwamenya aho umwanzi, kuko ahamije umutima wahita upfa. Mwambare gukiranuka, mitima yacu ibe mu gukiranuka. Haleluya. Ntabwo ari ibi byuma wenda nk'uko yabishushanyije, ibi yabyigishije arimo areba umusirikare wari umurinze w'Umuroma uburyo yari yambaye, arangije ajya mu mwuka abona ko ibi bintu nabyo ku mukristo nawe agomba kumera nk'uwo musirikare. Tujye turirimba ngo turi abasirikare ba Yesu, ngo twogejwe mu maraso ye, ariko umusirikare wa Yesu aba agomba kuba afite izi ntwaro zose. Niba koko turi abasirikare ba Yesu, akenyeye ukuri mu gituza, yambaye gukiranuka, ni ukuvuga ngo tugomba kugira gukiranuka mu mutima wacu, hanyuma agahora avuga ubutumwa bwiza. Ubundi ko twakijijwe, ko twamenye Yesu nk'umwami n'umukiza wacu, kuki tutavuga ubutumwa bwiza bwa Kristo? Aho ugasanga tugeze mu banyamahanga baradukuruye, batujyanye mu biganiro byabo byo mu isi n'ibindi, natwe tugatega amatwi, rimwe na rimwe natwe tukabafasha kuryoshya ikiganiro. Ariko birakwiye ko nugera aho ugera hose ugomba kurangwa n'ubutumwa bwiza bwa Yesu, nawe ukababwira Yesu wamenye. Haleluya. Nawe ukababwira ukuntu Yesu ari umwami, ukababwira ukuntu Yesu ari mwiza, ukababwira urukundo rwe ruhebuje, ukababwira ukuntu yatwitangiye, ukavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu, n'abo banyamahanga bakamenya ubutumwa bwiza. Ukagira kwizera nk'ingabo ikinga imyambi. Ubundi ikintu gikinga ni ikintu uba wizeye yuko hagize icyiza kikagutera ukagikinga, icyo kintu kigomba kukurinda nyine. Rero ikintu cyaturinda ibitero byose aho byaturuka byose ni ukwizera. Kwizera ijambo ry'Imana, kwizera Imana y'agakiza kacu, kwizera ko dufite Imana ikomeye.
ibyo ngibyo bijya bibasha kuturinda no kudukingira imyambi ngo yaka umuriro satana baturasa, kuko twumva byinshi, ibitugeraho ni byinshi, ariko ugomba kugira ingabo igukingira ariyo kwizera. Umukristo udafite kwizera nta kimukingira afite, ibije byose bimukubita hasi, ibije byose biramukomereza, ibije byose bituma atakaza ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Ariko iyo umukristo afite kwizera ajya komera, umukristo ufite kwizera ajya shikama no mu bigeragezo. Ya myambi yose umwanza murashisha, iyo ije isanga afite ingabo yitwa kwizera, iyo myambi yije igakubita ku ngabo yitwa kwizera, umukristo akomeza gukomera no mu gihe cy'amagambo menshi, no mu gihe cy'imiraba myinshi ku buzima bwe. Ndabinginga rero iyi ngabo yitwa kwizera mureke tuyigire, niyo izaturinda ya myambi yaka umuriro umwanzi azaturashisha. Amena. Mu yindi ntwaro utagomba gusiga hasi ni agakiza. Haleluya. Agakiza nayo ni intwaro. Kuba ukijije ni intwaro yagukomeza kugira intego izakugeza mu ijuru. Ariko ikibazo muri iyi minsi, dukirizwa mu rusengero, tukaba turi abantu b'Imana, tukaba turi abakristu, tukaba turi abakizwa, ariko hanze y'urusengero birababaje. Maze iminsi mbona amakuru, ariko bikantera kwibaza ibyo ubushakashatsi cyangwa se ibarura ririmo gukorwa, berekana ngo mu Rwanda statistique zakozwe muri iyi minsi, abanyarwanda igipimo cyo kunywa inzoga cyiyongereho 6.8. Kunywa inzoga, abantu banywa inzoga mu Rwanda, ntabwo ari mu mahanga, ni hano mu Rwanda iwacu, ngo byazamutseho 6. Abanywi b'inzoga biyongereho 6.8%. Murabyumva ibyo bintu? Kandi kunywa inzoga n'ibindi byaha bijyanye bishamikiyeho byose biba biri kumwe. Nahoze nibaza rero nkavuga nti, ko mu Rwanda dufite insengero nyinshi, ko mu Rwanda abitwa abakristo bari hejuru ya 90% by'abaturarwanda bose, ko mu Rwanda ubutumwa buvugwa henshi hashoboka, kubera iki ibipimo nk'ibyo ngibyo bigenda birushaho kuzamuka? Hari ibyo byo kunywa inzoga, hari iby'amadivorce, hari ibyo n'ibindi byaha byinshi bikorerwa hanze ahangaha. Wakwibaza ngo ni ukubera iki? Ubu noneho muri iyi minsi, uretse ko ntazi imibare, n'abantu bitwa ko bakijijwe nabo ni benshi. Ariko se ibyo byaha bindi turimo kuvuga, ayo ma statistique yandi arimo kuzamuka, ntago biri mu bakristo, ntago biri mu bakijijwe? Imana ishimwe. Nababwiye ngo abantu twambaye umwambaro w'agakiza, ariko benshi twataye intego y'agakiza. Kuko ntago byakumvikana ukuntu mu gihugu nk'u Rwanda abakristo, abitwa abakristo ari 90 kuzamura ku ijana by'abantu batuye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko noneho ugasanga amastatistique atangazwa yandi ngo abanywi b'inzoga biyongereyeho 6.8%. Ibyo se wabisobanura gute? Ni intwaro y'agakiza rero benshi twambarira hano mu nzu y'Imana, ariko twagera hanze y'urusengero ukagasiga hariya ku muryango, ugahita ukubitamo ya kositimu yawe ya kera. Nta kindi, nta n'ahandi wabishakira, nta handi. Abantu ibitabo by'amatorero biruzuye, baranditse abakristo ngo abakristo, ibitabo barujuje, ariko se wabijyanisha ute niba ibyaha nabyo bigumye byiyongera mu bantu, cyangwa se mu bantu bitwa ko ari abakristo? Hari ikibazo.
nuko tugera mu nzu tugakizwa, tugasirimba tukitera hejuru ko bigezweho nabyo, ariko umwambaro w'agakiza ukawusiga ahangaha ukikomereza uko wari usanzwe. Wagera mu badakijijwe nawe batera ukikiriza, bakora ibyo bakora nawe ukabikora. Aha niho ikibazo kiri. Dukirizwa mu nsengero, nabyo niba tuba dukijijwe by'ukuri simbizi, ariko iyo tugeze hanze byo biba ibindi. Imana iturengere. Rero ikizatuma dukomeza intego y'agakiza kacu nuko iyi ntwaro y'agakiza, kugira ngo tuzabashe kugera mu ijuru, agakiza nyako, agakiza kukuri, ukamera nka wa wundi waririmbye ngo nzakagendana, nzakagendana, agakiza k'Imana nzakagendana. Ariko kugendana agakiza ntibishoboka muri iyi minsi ya none. Warokore, hakorwa iki? Niba koko ufite intego ijya mu ijuru, niba koko warakijijwe, niba koko uri umugenzi ujya mu ijuru, niba agakiza ugafata ku wa mbere, ku wa kabiri ukagasiga ahantu, wajya i Rubavu uyu munsi ho nabonye ibindi noneho biteye agahinda, barimo baratabaza mu binyamakuru ngo kubera iyi minsi yo kwibohora, hari urubyiruko cyane niho nabibonye, ngo rwarambutse rujya ku mazi Rubavu kuva ku itariki 30, ngo bazataha ku itariki ya 4. Ibirimo kubera Rubavu ngo biteye ubwoba. Mwumve ibintu dusoheyemo, kandi rimwe na rimwe uzasanga ari babandi bafite amacace basengeramo, ntago ari abantu batagira amacace babarizwamo, ariko agakiza bagasize mu macace, bagiye kuryoshya ku musenyi, ngo ubusinzi bwakabije, noneho ngo basigaye bakora bwa buraya bumeze nk'ubw'Iburayi tujya tubona aho ku musenyi aho ngaho. Ni ibintu nasomye mu binyamakuru by'uyu munsi. Mwumva hano tugeze, turajya he inshuti z'umusaraba? Turajya he? Turakora iki? Rubyiruko, muza mu nsengero tukabona mukijijwe, mwarangiza mwagera hanze mukajya mu gutukisha izina ry'Imana. Bariya bose naba ugiye kureba ukamubaza ati warabatejwe mu mazi menshi, wasanga yarabatejwe mu mazi menshi. Abo bacingandaho ku musenyi ngo baragiye. Hari amafoto amwe namwe yagiye asirikira biteye agahinda, mu gihugu kirimo abakristu 90% kujyana hejuru, ariko ibikorwa bikorerwamo birahakana ubukristu ku manywa y'ihangu. Nibaza rero nuko abantu batabwirwa, nibaza niki, ariko uko byagenda kose Yesu azaza. Akazi kacu twebwe tuzatuzana imbere yanyu tuvuge, tubabwire. Ushaka gukiza ubugingo bwe azakiza ubugingo bwe, kandi umwana wo kurimbuka nawe ubishaka, nta kindi twakora. Biteye isoni n'agahinda. Iramubwira ngo nakugize umurinzi w'inzu ya Isiraheli, Ezekiyeli, uzababwire bazumve cyangwa bazarorere. Icyo kirahagije. Buri ushobora gusanga ari 90% bari ku mazi yari Gisenyi, kugise n'abarokore. Biteye agahinda kuko nta bantu batari mu kuri kubireba no gusoma izo nkuru. Buriya nka 80% ubaruye bafite amacaci basengeramo cyane. Kandi reka nkubwire, nubona abo bantu bandi turimo kuvuga batari abakristo, reka tubite abasilamu bene wacu. Bariya abantu bagira indangagaciro zabo, ntago ashobora gukora ayo mahano nk'ayo ngayo abitwa abakristo bakora. Kubera iki abamenye Kristo turi mu bihe nk'ibi? Nta musilamu wajya kwiyandagaza ku mucyanga hariya.
ngo yambare ubusa ntibishoboka. ntushobora kubona ubusa bw'umusilamu, barikwiza, barambara bakikwiza, ariko babatijwe mu mazi menshi, bajya ku igaburo, bakora ibyo bakora byose, umusenyi niwe urimo kubona akaga hariya hakurya, umusenyi wa Rubavu wahuye. nahoze nsoma bavuga ngo abacuruza inzoga barimo kuvuga ngo isenene zaguye. Birababaje. Noneho ngo amarogi nabo ngo bazamuye ibiciro kubera ko abakiriya ari benshi. ababuze ayo kujyana mu marogi ni naho ngaho ku musenyi. Birababaje, murabiseka ariko birababaje. Ibintu birimo twajyaga tubyumva mu mahanga ya kure, tukabyumva i Burayi, tukabyumva muri ibyo bihugu, tukabyitirira abazungu ngo ni abantu batagira umuco. Ndababwiza ukuri, nasomye iyo nkuru nibaza ibintu byinshi, agahinda kanyishe. urubyiruko naje kubabwira ngo ibintu biranga umuntu ufite intego mu gakiza ke. Abambaye umwambaro w'agakiza badafite intego, nta kindi nakora. Niba ushaka kugira intego mu gakiza kawe, bamwe tutari kubabona hano niyo bari, ngo bagiye ku itariki 30. ubona babaye bake, konje baye prolonge niyo bari, ubu utabona abantu hano. Itariki 30 ngo bazataha. Ubu ngeze amasura yose nayabona. Shuti zanjye, mwebwe mukibasha kumva, mureke tugire intego y'agakiza kacu. Ko byagenda kose Yesu azaza, haba none haba ejo, kandi niyo yatinda urupfu narwo nabonye rusigaye rukora ibyarwo. Birababaje rero, warumvise, birababaje tuvuye mu cyumweru cy'ububyutse ukajya kugisoreza ku musenyi wa Rubavu. Ariko mana we, birababaje tubwirizwa ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa kane, ku cyumweru, ku ryari. Birababaje, ariko uyu munsi wa none icyitwa gakiza abantu bakaba ari ikintu bambara binjiye mu rusengero, basohoka bakagisiga ku muryango hariya. Imana idutabare, Imana itugirire neza. Ariko Yohana yandikira amatorero niwe ukunda kuvuga ngo uwumva ajye yumva icyo umwuka abwira amatorero. Nta kindi kirenze icyo twakora rero, nta kindi kirenze cyo kuvuga ibyo ngibyo, hanyuma uzumva azumve, utazumva kandi nta kindi twarenzaho. Imana iduhane umugisha kandi Imana ibagirire neza.